Nyagasani, nzakwamamaza mu mahanga yose kandi nogeze izina ryawe mu bavandimwe banjye. Aleluya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihurane namwe. Bavandimwe, iki gitambo cy'Ukaristiya tugiture dusabira abantu bose bakeneye inkunga y'isengesho kugira ngo Kristo watsinze urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda imibabaro yose ku musaraba, natwe aduhere abacu bose, cyane cyane abarwayi bari hirya no hino, abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima n'imibereho. Uwo Kristo koko ababere ikiramiro. Tubanze rero mu ntangiriro z'iki gitambo cy'Ukaristiya twemere ko turi abakeneramana, ko turi abanyabyaha, dusabe imbabazi z'ibyaha twakoze. Nemera imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu umubikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani tubabarire. Kristo tubabarire. Nyagasani tubabarire. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, twebwe abibuka buri mwaka amayobera ya Pasika, ariyo dukesha gukomorerwa agaciro twaremanywe mu ntangiriro, maze kamere muntu ikayarongeramo icyizere cyo kuzazuka, turatakambira impuhwe zawe ngo ibyo duhimbazanya ukwemera tubitunge mu rukundo ruhoraho iteka. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Somo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda. Nuko umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe bose, ari byo kuvuga abo mu gatsiko k'Abasaduseyi, bashengurwa n'ishyari, bafatisha intumwa bazishyira mu buroko rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko, abakuramo, maze arababwira ati, nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo. Ngo bamare kubyumva, umuseso binjira mu ngoro batangira kwigisha. Umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe baraza bahamagaza inama nkuru igizwe n'abakuru bose n'Abayisiraheli, niko gutuma ngo bajye gushaka intumwa mu buroko. Abagaragu baragenda ngo bagere mu buroko, ntibabasangamo. Nuko bagaruka bababwira bati, twasanze uburoko bufunze neza n'abarinzi bahagaze imbere y'imiryango, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo. Ngo babyumve, umutegeka w'ingoro n'abatware b'abaherezabitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. Ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwari mwashyize mu buroko bahagaze mu ngoro kandi bariho barigisha rubanda. Nuko umutegeka w'ingoro ajyana n'abagaragu be, bazana intumwa, ariko batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana.
umunyabyaha ngo yaratabaje uhoraho aramwumva. Nzashimira uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha uhoraho, ab'intamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatire izina rye icyarimwe. Nashakashatse uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankura mu mutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umumarayika w'uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu ubereye ubuhungiro. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, umwemera wese agira ubugingo bw'iteka. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yesu akomeza abwira Nikodemu ati, koko Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza rwari rwo, nuko urumuri rwaje munsi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kandi ntarwegere, agira ngo ibyakora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyakora biba bikorewe Imana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Imana igira imbaraga nyinshi, ku buryo rimwe na rimwe dushobora kwibaza uko iteye, uko ikoze n'uko ikora bikadushobera. Imana yakoresheje ibitangaza ngo intumwa nyamwuga, uzi intumwa zari zarakwiriye imishwaro mu gihe bafataga Yesu, mu gihe bamubambaga, ariko nyuma y'izuka rya Nyagasani Yesu Kristo turabona ikiganza cy'Imana, imbaraga z'Imana, ari nazo natwe bavandimwe duhamagarirwa kwakira mu buzima bwacu, kwakira imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Imana rero ni Imana ikomeye. Na Yohani uburyo bakijije umuntu wari ikirema. Rero uko twabyumvise mu isomo rya mbere byakozwe n'intumwa, tuzazirikana nyine muri iki gihe cya Pasika, twumvise uburyo intumwa zimaze gukora mu bitangaza byinshi
ngo umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe bose n'abasaduseyi ngo bagize ikintu cy'ishyari babona koko igitangaza cyakozwe, uwari ikirema ari kugenda asimbagurika kandi asingiza Imana, hanyuma batangira kugira ishyari. Nyuma yaho rero bafatishije intumwa bazishyira mu buroko ngo rusange. Nuko nijoro umumarayika wa Nyagasani, ikiganza cy'Imana, umumarayika wa Nyagasani akoresheje nyine imbaraga z'Imana za zindi navugaga, akingura inzugi z'uburoko, kandi ubwo buroko ngo bwari burinzwe ku buryo bukomeye. Intumwa tujya tubona bikadushobera. Bavandimwe, izo mbaraga zakoresheje intumwa zigahagarara zemye, zihagarariye Nyagasani, natwe izo mbaraga nizo dusabwa kwakira muri Kristo waje muri iyi si, akaza aje kutumenyesha se ari we Nyagasani Imana. Izo mbaraga rero tuzakire cyane cyane muri iki gitambo cy'Ukaristiya, muri iri jambo ry'Imana tuzakire, kandi koko natwe tube izo ntumwa zihagarara zemye, zikagaragaza ko Nyagasani Yesu ari muzima. Ivanjiri y'uyu munsi, Yesu arakomeza abwira Nikodemu kugira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka, yakire mu buzima bwe izo mbaraga z'Imana. Bavandimwe, ibyo Yesu yabwiye Nikodemu uyu munsi nawe arabitubwira, nanjye arabimbwira. Imana yaragukunze wowe ku giti cyawe, irakuzi, izi intege nkeya zawe, ikeneye yuko wakira imbaraga zayo. Isi twumvise ngo haje urumuri rwaje muri iyi si, abantu bikundira umwijima, niko babitubwiye. Ati dore ngo urwo rubanza rwari rwo ku muntu utarakiriye Imana mu buzima bwe, imbaraga z'Imana. Nuko urumuri rwaje munsi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Icyazana ngo uyu munsi wowe nanjye, ibikorwa byanjye, ibikorwa byawe bigaragaze ko Imana iriho, kandi ko Imana igira neza. Icyazana ngo uyu munsi wowe nanjye, ibikorwa byanjye bigaragaze ko ndi umwana w'urumuri, ko ndi umuntu wakiriye urumuri, aho kwakira umwijima, aho kugendera mu mwijima. Tubisabirane bavandimwe muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Bavandimwe, musabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu, wowe waduhaye kugira uruhare kuri kamere yawe bwite kandi isumba byose, ubigishije ubusabane butagatifu bukesha iki gitambo, turakwinginze ubwo twamenye ukuri kwawe,
uduhe kubigaragariza no mu migenzereze yacu myiza ubwa Kristo umwami wacu. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza kwamamaza none mu bihe byose Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iki gihe turimo, kuko Kristo ari we Pasika yacu yatanzweho igitambo. Niwe udatuza kwitanga kubera twe kandi agahora tuvuganira imbere yawe. Yatanzweho igitambo ariko ntagipfa, kandi nubwo yishwe ahora ari muzima. Nicyo gituma isi yose aho ikagera isabagera asazwe n'ibyishimo bya Pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe bavuga udahwema bati: None rero muje wacu turagusaba ngusakaze roho akora amaturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Igihe agiye kugabizwa abari n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. None rero Nyagasani, mu urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tugaguriza amaturo. Amaso bya Kristo, Roho Mutagatifu atubuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyegure ijambo mu rukundo hamwe n'abayobozi ba kiliziya n'umwepiskopi wacu Edouard n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Wibuke kandi Nyagasani inshuti, abavandimwe, abagira neza n'ababyeyi bacu bose bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka,
hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu n'intumwa ze ntagatifu n'abazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ubwa Yezu Kristo umwana wawe. Ushobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha, dusenge tugira tuti: Dawe uri mu ijuru, Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, bihe tumwe bisakazemwo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo, wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, bahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ugateka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimucyo twifurizanye amahoro.
aravuze ati ni jyewe wabatoye mbakura munsi maze bashyiraho ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho. Haleluya. Dusabe. Nyagasani turakwinginze, gira impuhwe wite ku muryango wawe, maze ubwo wawusenderejemo ibyiza by'ijuru ufashe kwirinda imigenzereze ishaje, winjire mu bugingo bushya bwa Kristo umwami wacu. Abafite ibikoresho by'ubuyoboke ndetse n'abazanye amazi umugisha babishyire ahagaragara, maze dusabe Nyagasani umugisha we. Nyagasani Imana ishobora byose, wowe soko n'inkomoko y'ubuzima bwose bw'umutima n'ubw'umubiri, turakwinginze uha umugisha y'amazi n'ibindi bikoresho by'ubuyoboke dukoresha tukwizeye, dusaba imbabazi z'ibyaha byacu kandi tugusaba imbaraga zawe ziturinda indwara zose n'imitego ya sekibi. Twumve Nyagasani kugira ngo nidufashwa n'impuhwe zawe amazi atanga ubugingo ajya ahora avubukira kudukiza, maze dushobore kukwegera dufite imitima isukuye kandi turindwe ibyago byose by'umutima n'iby'umubiri ku bwa Kristo umwami wacu. Hari itangazo nari nibagiwe. Ejo misa izaba nyine saa 4 uko bisanzwe, ariko kuwa gatanu misa izaba mu gitondo saa 12:15 kubera ko hazaba hari inama y'abapadiri kuri diyoseze. N'ejo tuzongera tuzisubiremo, ariko n'abo musanzwe muzi nari babwiye. Nyagasani Yesu n'abane namwe.